Hello Abavip, uyu munsi turaza kuganira kugira ngo umenye niba uri umuconsumer cyangwa se umu-investor. Umuconsumer ni umuntu urya ikintu cyose afite. Umu-investor ni umuntu ikintu cyose afite akibyaza ikindi. Turazaganira kuri izo mindset ebyiri, umenye impamvu bamwe bakundiye ko gatanu hageze n'abandi impamvu bakundiye kwa mbere hageze. Ibyo tuzaganira uyu munsi, ariko ceceka umuconsumer. Abavip, uyu munsi turaza no gutanga ama-gifts ku bantu babiri Burundi, babiri mu Rwanda na babiri bari muri Afrika hose y'amadolari 50 ku bantu bashaka kuba investors. Iki nacyo abantu bari muri Amerika na Canada mushobora kubona gifts za Ethereum na Bitcoin za free. Mukurikirane video muramenye ko biza kugenda. Let's go. Muraho neza Abavip, nongeye kubasuhuza cyane. Ahangaha ni Coach Gael, nkabagarutse mu kiganiro cyitwa Abavip TV. Iki ni ikiganiro tuganira byo kwiteza imbere, business ndetse na entrepreneurship. Bivuga ngo niba uri umuntu ukunda ibintu nk'ibyo ngibyo, iki ni ikiganiro cyawe. Joining Abavip family, hanyuma usubscribing, ushiraho ako kazogera kugira ngo tuzajye missinga video, dukora video buri cyumweru. Ziye ni ibintu nk'ibyo byo kwiteza imbere. So uyu munsi kintu tuzaganira Abavip. Tumaze iminsi ko mubizi iyi channel tuvuga ibintu bijyanye no gukorera amafaranga, ukuntu wa saving amafaranga, ukuntu wa investis amafaranga, ukuntu amafaranga yabyara yani muri real estate, mu byinshi bitandukanye. Nibyo tuganira muri video, ndetse rimwe na rimwe tukagaragara n'ibintu bishobora kuza muri future, dushobora gushira amafaranga muri future. Ariko uyu munsi ibyo byose dukomeje kubivuga tudahinduye uko dutekereza, ntacyo byamara. Maze iminsi gana abantu benshi duhura, abenshi nkora nabo muri coaching, numva abantu ibibazo bambaza, nkumva ukuntu batekereza nkasanga ni ikibazo ntabwo kiri cyane ko tudafite amakuru cyangwa se tutazi ibyo tugomba gukora, ahubwo ikibazo kiracyari hano. Abantu bacyafite mindset cyangwa se uburyo batekereza butandukanye nuko barakwiye gutekereza. Uyu munsi turazaganira ku isi yose hari abantu ubwoko bubiri. Ubwoko bwa mbere nubwo abantu bitwa aba consumers cyangwa se abantu muri bo no consuminga, okay? No kurya, no kunywa, no kwambara ibintu byiza, niyo mindset yabo, they consume. Abandi nabo na investors cyangwa se producers. Abangaba ni abantu muri bo iyo babonye ikintu bashaka kuntu bakibyaza ikindi, bareba cyane imbere. Zivuga ngo bakonsuma bo n'uwo mwanya ashaka kugira ngo arye uwo mwanya aryoherwe, bagendera kuri rya jambo ngo amavuta y'umugabo namuraye ku mubiri. Ariko rero ariko aba investor bo bakunda kureba cyane ejo hazaza, bagakunda kureba cyane ejo ishobora kuzaba afite imbaraga zo kuba nabasha gukora icyo nshaka. Bo bakunda cyane control, bakunda power, bakunda kuvuga ati ejo niba biba ngombwa ko nzareka akazi nkatangira kwikorera ibyo nshaka kugeraho. So kubera ko bashaka kugera kuri ibyo bintu, aba investors bigatuma hari ibintu byinshi bigomwa kugira ngo bagere kuri icyo ngicyo. Aba consumers bo mu rundi rwego bo bakumva bashaka, iyo abonye umuntu ikintu afite cyiza nawe abagishaka kuko ashaka kuryoherwa muri uwo mwanya. Kubera ko bagendera kuri ya principe ntajya nsobanukirwa cyane ngo ubuzima ni bugufi. Reka twirire. So uyu munsi rero ushobora kuba wibaza, ese ndi hehe Gael? Ndi muri abo bantu baba consumer bashaka kurya uyu mwanya cyangwa ndi mu ba investor? Uyu munsi nyo shaka gufasha kuko ibintu byose twigisha kuri iyi channel niyo twaba tubyigisha gute ufite ibitekerezo by'umuconsumer ntushobora gupfutera imbere. Niyo makuru mabi ngufitiye uyu munsi. Ariko makuru meza ngufitiye nuko ushobora guhindura ibitekerezo byawe ukava ukareka kuba umuconsumer ukaba umu investor cyangwa se umuntu producer. Uyu munsi byo tuzaganira nkaza kubereka udu statements duto ibibazo ngenda mbaha kugira ngo mwibaze niba muri aba consumer n'ukuntu mwahinduka aba investor. Akabazo ka mbere gashobora gutangira kukwereka ahantu uri, amafaranga wabonye mu minsi ishize, okay? Yarenze kuyo wagombaga kuba ukoresha. Tuvuge niba warasaguye $100 cyangwa se $200 cyangwa se niba warasaguye nduvuge na $100 cyangwa ry'amarundi. Uko amafaranga yose yabangana n'icyo wayakoresheje. Ndagira ngo guha amasegonda make ubyibaze, ariko ntusubize cyane kugira ngo atakumva. Ariko n'icyo wayakoresheje. So niba amafaranga warayafashe ukayashira mu kintu, agaciro kacyo karangira uwo mwanya, ni ukuvuga nk'imodoka, nk'imyenda, nk'ibiryo, ibintu nka biriya byiza birenzeho, ushobora kuba uratendinga kuba umuconsumer. Ariko niba amafaranga wasaguye cyangwa se wabonye utapanze cyangwa se yagize nubwo yaba ari make,
niba warayafashe ukayasevinga ukababitsa ahantu ubu ngubu, cyangwa se niba warayashize mu kintu nko kugura agasitoke ka market nubwo kaba gahindutse, cyangwa kuvuga uterekanya bike nzaguremo inzu cyangwa nzagira ikintu ushobora kuba warashizemo ubu ngubu kugira ngo yabike, cyangwa ikintu kiriho kirongera agaciro buhoro buhoro, ushobora kuba uri umu investor. So ntutekereze amafaranga uzagirisha, ndavuga yo wamaze kugira muri past yawe, muri past ni gute wayakoresheje. Akano akabazo shaka kudutangiriraho, hama nkazara tundi tubazo ngiye kubabaza mukanya. Kiri kibazo cya kabiri gishobora kwereka niba uri umu investor cyangwa umu consumer. Aba consumer bakunze kwibaza cyane bagatinda ku kintu ngo se amafaranga ni menshi yo kuinvestisa mu kintu, ngo kugura ngo index fund birahenze, ngo kugura ngo kujya mu stock market ngo hari igihe byaba ikibazo, cyangwa kugura inzu birahenze. Donc ku bintu bijyanye n'ama investment baba bavuga ngo amafaranga ni menshi. Amafaranga yabona gute gahere ku investisa? Mu gihe aba investable, ikibazo cya mbere bibaza iyo wabonye ikintu baribaza iki kintu kizanzanira return ingana gutya cyangwa se ROI, cyangwa se bakavuga bati iki kintu naye amafaranga cyangarurira uko cyaba kigura kose, nangahe iki kintu kizakimbyarira buri kwezi buri mwaka. So nefite umumenta wanje umunsi umwe iki kintu yarakinyigishije gitangira urugendo rwa entrepreneurship. So twajya kureba amazu nkareba inzu ihenze cyane, akabura turasi inzu wabonamo rent ingana guteka, tukabara tugaza okay, niba wabonamo rent ukabasha gusagura amadolari 500 buri kwezi, iyi nzu iri worth it. Wireba igiciro cyayo, reba ROI. Reka akabazo keza. Umuntu ashaka kubwira ati mfite inzu, okay, iyi nzu tuvuge amadolari ufite yanditse ku izina ryawe muri konti, ubu nona tuvuge n'amadolari 200, niyo yonyine ufite imbere n'inyuma nta yandi. Umuntu akazavuga ati sasa mfite inzu, kandi iyi nzu ndashaka kwihera umuntu wese free, apfa kuba gusa afite amadolari 200 yo gusinya tayiro yayo, yo kugira ngo abone impapuro zayo n'ibiki byose. Ni gute wabigenza? Nubwo ufite gusa amadolari 200, ni gute wabigenza? Nzi neza yuko ushobora kurara wiruka hirya no hino ugashakisha inshuti, ugashakisha iki, ukagira iki, nziko ayo 200 byanze bikunze niyo cyaba igihombe wararukibonye. Kubera iki? Kuko iyo amaze kubona agaciro k'ikintu, ntukajye wibaza ngo amafaranga ni menshi sinabasha kuinvestisa. Niko abakonsuma bo bibaza. Ahubwo aba investor barareba iyo basanze value ihagije, return izaba ari nziza kandi ari sustainable, imeze neza, bakora uko bashoboye icyo kintu amafaranga bakayabona. So niho hantu hatandukanye mu mutwe aba consumer n'aba investor. Kandi umva igitangaje ku ba consumer no kubavuga ngo amafaranga ni menshi ku bintu byo kuinvestisa, ntabwo bo bibaza ngo amafaranga ni menshi iyo bagiye kugura ikoti ryiza cyangwa isaha nziza cyangwa ikirato cyiza. Ntabwo bo babyibaza, bo babona bati nta kibazo, so ngazi sa neza wowe wumva ari sawa. So baspending amafaranga menshi mu bintu bya luxe, ntibibaze ngo ni menshi, ariko byaza ku bintu biri bya investissement ngo ni menshi. So aho rero batandukanye aba investors n'aba consumers. Aba investors tuba aggressive mu bintu bya investment, ikintu iyo kirimo ugibaritse mu mutwe ukabona kizakuzanira amafaranga, amafaranga ushakisha hasi no hejuru ukayashiramo, kuko uzi icyo kintu kiza kugarura amafaranga. Umuconsumer we iyo ikintu arakiriye bagatangira kuzana excuse ngo iki kintu kirahenze, ako nakandi ka different. Ikindi kintu cya gatatu, aba consumer bo barareba nk'iyo bagiye gukora ikintu nka business cyangwa investment, bate ase koko bipfuye. Bo bagenda bavuga bati what if it doesn't work? Niho hantu batinda bakunda kuzana excuse ngo se bipfuye. Umu investor we aravuga ati no, I will make it work. Nzakora uko bishoboye kugira ngo mbishobore ibintu bikoreke. So iyo ni mindset igize cyane. Abantu benshi, njyaka n'abantu benshi, ni iki umuntu kamusobanura ibintu byose uko agomba gukora, yarangiza ngo ejo kongera hashize nk'amezi birakongera akakubaza ibindi cya kibazo nanone. Ugasanga hari ikintu mu Cyongereza bita ngo paralysis by analysis. Aba ni abantu bakora analyse menshi mbere yo gutangira ikintu, akabanza akibaza, agakora analyse. Noneho analyse akora ari menshi akamushira muri paralysis, ntagire n'icyo akora.
mu gihe aba investor we yagize igitekerezo cya business iki kintu agomba gukora cyangwa amafaranga agomba kuinvestisa ahita agenda kubera ko think about it bipfuye niki kibi gishoboka njye niko njya nibaza impamvu nta kintu njye ntangiza ikintu hafi buri mezi abiri kabavuga okay nigipfa nta kundi tuzajya ku kindi kubera ko njye mba ndeba nkasanga nubwo ibyo byose nagerageje byose byapfuye umunsi amaboko aracyahari nubwo n'uyu mutwe uracyahari nagenda hari nkongera nkatangira kuri zero bibaye ngombwa nkongera nkabigeraho icyo nicyo niko umu investor agomba gutekereza umu investor we abavuga ati niki what's the worst that could happen n'ubundi niba ari uko ninvestishije niyo amafaranga yanjye azashya okay nzakomeza n'ubundi nkomeze nkoraho nakoraga nta kundi ariko nanone nibicamwo shora kuzajya mu rundi rwego mu gihe umukonsuma we arareba ati sinshaka gupfa wife nibidakora ugasanga umwaka umwe imyaka itatu irashize ya business ntabwo arayitangiza ya investment nta yarakora kuba ariko arakora analyse menshi agatinya za riske ni nko umuntu abantu bakunda bibiliya babonye ngo arafite talento aragenda arayihisha ahantu arayibika kubera arafite ubwoba ya talento ntiyagira n'ikivamo so iyo niyo difference yindi y'aba investor n'aba consumer aba investor turatangira ukabimakinga work kuvuga uti niba ngombwa nzarara mu modoka niba ngombwa nzariye ibishyimbo niba ngombwa nzamara umupira umwe ariko nkore mpaka amasaha ijana bikwiye iki kintu nkigezeho akandi kantu ka kane aba consumer bagendera muri mindset yo kuvuga ati nakoze vraiment amafaranga nayakoreye n'ayanjye iki kintu ndagikeneye ndagishaka uyu mwanya niba ari telefone ihenze niba ari ikirato gihenze niba ari imodoka ihenze niba ari inzu zihenze I deserve it now ngomba kubikora ubona mu gihe umu investor we abavuga ati no kiriya kintu gihenze nubwo ari cyiza nubwo cyaba cyiza ariko nzabanza ndindire amafaranga yanjye nyashore hanyuma inyungu y'amafaranga yanjye niyo nzaguramo kiriya kintu so icyo nicyo kintu gitanga njya nkunda kubwira abantu please ntimugatangire ku bintu bihenze ntimugatangire ku mazu ahenze ibintu bihenze amamodoka arahenze ahubwo mubanze mwinvestise mubanze mutangize utuntu hanyuma muzisanga bya bintu mwakoze biro birabagurira cyangwa biro birabarihira bya bintu bihenze okay so aho ngaho no hantu hatandukanye umu consumer agendera kuri ya mindset ya shoppinga kuri social media mindset arimo ubungubu abantu bajya kugura umupira cyangwa akajya kugura iki akajya kugura inuza akabanza agatekereza ukuntu bizasa kuri Instagram cyangwa kuri Facebook avuga ati akana kantu ni nkambara cyangwa se imodoka ye nigendamo ashira kuri Facebook cyangwa ashira kuri Instagram nzaba nemeje abantu kabisa so ugasanga niyongiye kuko ni about to showing off ni about to kwerekana ko wabigezeho mu gihe umu investor aravuga ati no nibaye ngoma ndarindira umwaka umwe cyangwa ibiri cyangwa itatu karaga projet mfite kazangurira biriya bintu ariko nta mushahara wanjye nta masaha yanjye nkorera ndi bugiye guramo biriya bintu bihenze so aho kaniko kantu gatandukanye aba investor n'aba consumer ikindi kintu kiruze kubatangaza aba consumer basuzugura abantu bageze ku bintu mu gihe aba investor bubaha abantu bashobora kuba barababanjije cyangwa bageze ku bintu icyo nshaka kuvuga ni iki umukonsumiye yarebye nk'umuntu wataye imbere muri community cyangwa se ahantu muri quartier baturanye haramure baturiye umuntu segize iki birane nanjye nabikora donc abari mako kantu kaba gashingiye kuri jealousy gato nyine kumva ati ramu ntabwo ari special niki mu gihe umuntu wese ushaka ikintu ageraho iyo ubonye umuntu wateye imbere uvuga uti cyamuri ya muntu tukicarana hagira ikintu namwigiraho ndi gute kwicarana hari abantu benshi tujya tuganira ko nasigaye ni gute umuntu abona aba mentors ni gute umuntu abona abantu hano muri Amerika muri Canada abantu bakugira inama ni nyuma sasa rero ikibazo igituma abantu bakene cyane baba muri Afrika batabona aba mentors cyangwa se aba coach nuko tuba dushaka gusa gufata ntiduzi gutanga no kuvuga uti zaza nzi ko umwanya wawe nk'ugiye kuganiriza umuntu ukabona umuntu vraiment ubona ukurusha ushaka umuntu ufite ibintu ushaka kugeraho
ukamwegera sitade yo kugira udushyari ukamenya uti sasa nzi ko umwanya wawe vraiment ukomeye nzi iki n'iki jewe niyo wandeka nko gutumira kuri lunch cyangwa se basi niba ngombwa nzi umwanya wawe ndawurespecta nzi yuko wafashe umwanya munini wiga ibyo urakora kugira ngo ugere aho ugeze umwanya wawe ndawubaha ese niba ngombwa nanakwishyura umwanya wawe ariko tukicara mu 30 ngibyo ni ibintu nkora ko mentors banyu kugira ngo ubere ku valuing icyo kintu so nuko aba investors bubaha cyane abandi bantu barageze ku bintu mu gihe aba consumers iyo ntago ari big deal ibyo nabo babigeraho ahubwo nuko batarashaka kubigeraho kandi kantu rero aba consumer basuzugura ubumenyi no kwiga usanga bavuga nk'ubu ntabwo mvuga ukuntu umuntu ashobora kwishyura ngo yige course ku kintu cyo kumenya muri seminar ntabwo aba yumva yakwishyura ngo yige yafate ubumenyi mu gihe umu investor we avuga ati zaza nubwo information ishobora kuba ihari ishobora kugenda nkayimenya for free ariko byamfata imyaka myinshi ni gute nagenda kundi muntu ubizi cyangwa se iriya seminar nkayijyamo nkaba nakwishyura nkajya muri ya training nkabikora kubera yuko umu investor we azi ko ubumenyi ari byose ku kintu cyose ashobora kugeraho ibyo ni ikintu gitandukanye njyewe mabwiza kuri Abavip ntabwo nshaka kubwira ntakora muri real estate kugira ngo mbashe vraiment ku bintu bya real estate narishya amafaranga menshi mu makoze nkajya mu maseminari zigura n'abantu ariko ibintu byose nize mu gihe gitoya nabyize kora ko nari ndaho hantu muri uwo mwanya so kubera yuko iri umu investor we arabanza kiga neza na neza ibintu agiye kujyamo hanyuma akabona gutangira kubijyamo mu gihe umuconsumer we process yo kwiga ntayashaka ahubwo wabasha ngo mbwira ibintu bishyashya bigezweho nkire vuba urumva bashaka kugira ngo ajye ibintu byose bigoranye nko kwiga kumara umwanya munini yinvestinga arindira ntabyo arashaka asimuke kwiga umubwira ibintu agomba gukora byamugera ku butunzi kare ahita bikora so that's why urabona ibintu byinshi bya pyramid schemes byose abantu bajyamo ngo jyamo hano hantu uzana amafaranga bazayakuba inshuro 100 abantu babijyamo ari benshi kubera ko bumva ari ntashaka process yo kwiga arashaka ahantu bamubwira ko azagenda hanyuma mu gihe runaka amafaranga akikuba so reka mabwiza uko yiba byari biri easy kugira ngo abantu babone amafaranga mu buryo bwihuse ntabwo kuba utafite amafaranga uburyo utera imbere muri iyi si no kwiga no kuinvestinga no gufata umwanya uhagije mu kwiga no gukora ibyo ushaka gukora kugira ngo utere imbere bizafata umwanya birababaje cyane kubera ko turi mu isi muri kino gihe ngewe nita microwave society ahantu ikintu cyose ushyiramo ibiryo muri microwave kandi iminota ibiri bikaba birashyushye nawe niko bashaka ko ubuzima bubaho na success siko bimeze success ugomba kubanza kwiga ugakora ukagrindinga so niba wasuzuguraga ubumenyi no kwiga ndagusabye hindura ube umu investor yubaha ubumenyi yubaha kwiga buri munsi baba bashaka kwiga buri munsi baba bashaka kumenya buri munsi baba bashaka abantu bakwigiraho so icyo ni indi ntuza difference itandukanye mu bantu babiri hanyuma rero Abavip ndashaka kurangiriza kuri bonus nshaka kubaha kandi kantu mbere yuko ngera ku tuntu twiza cyane mfitiye Abavip bari iwacu b'i Burundi bo mu Rwanda no muri Congo ndetse na hano muri Amerika n'Abavip bari muri Amerika uyu munsi ndabaha amagifts ariko ari amagifts nza kubaha rero si amagifts kugira ngo mbagire aba consumers kuri iyi nuza nta gift nshobora kuba yo kubagira aba consumers ndabaha gifts zo kubagira aba investor so reka mbanze mvuge iki kano kantu ese waba uri umuntu ufite agahinda yo kwa mbere hageze ariko kumva uranezerewe ko gatanu hageze nimugoroba abantu benshi bakora bakagira so kwa mbere hageze my goodness ariko kwa gatanu nimugoroba agatima kuragira ngo so kantu rero ugashobora kwerekanaho ahantu uri kubera yuko investor n'aba producer kwa mbere kugeza gatanu mu minsi yo gukora niho umuntu akora ibintu byinshi niho yiga niho akora ibikizo uba uri excited no gutangira umunsi iki ni ikintu abantu benshi bagomba kwibaza so tugeze kuri nuza kuri ku magift nshaka kuba kuko nababwiye abantu babiri bari i Burundi babiri bari mu Rwanda babiri bari muri Afrika handi hantu
ndetse n'abantu babiri bari hano muri Amerika ndashaka kubaha ama gifts. So ndashaka kugira ngo abazakomentinga kuri iyi video bakayisharinga n'abantu benshi bakabona ama likes ageze kuri 20 each. Nuvuga ngo kagira abantu bakuriking cyangwa bakomentinga kuri comment yawe bageze kuri 20. Tuzabaha ibihumbi 50 mu Rwanda no mu Burundi, $50 mubabarire mu Rwanda no mu Burundi no muri Afrika. Ariko rero amafaranga ntabwo tuzabaha gusa cash, tuzabaha cash ariko mwatweretse cyangwa se mwakomentinze aga projet investis bamushaka gukora. Okay? Kuko turashaka ko muba investor. Hanyuma abantu bari muri Amerika bukuntu nzabigenza, nzabohereza amadolari 100 each, ariko pana ya cash nzabohereza muri Bitcoin cyangwa se Ethereum, cryptocurrency bashaka kuba bafite. Icyo nzakora ni ukuba uri umu investor ufite wallet, kuburyo nakohereza Bitcoin na Ethereum. So izo nizo gift nzakubaha. Hanyuma rero ndangiza Abavip, ndi umu financial coach, nkaba n'umu business coach. Mushatse kunkontaktinga nkorana n'abantu nkamwe buri munsi kugutagiza business, ukuntu wagura inzu, ukuntu wabasha kuva mu madeni gutera imbere. So wankontakta kuri www.gukoma.com ukabuka iminota 15 tukavugana niba ukeneye ubufasha. Ikindi nacyo dufite mwadukurikira ku social media kuri Instagram, Facebook n'anose atandukanye. Dufite n'ikiganiro gishatse tusigaye tubakora cyitwa Abavip podcast, mutayipinze mukajyaho tubakorera amakuru arambuye tuganira ku bintu bitandukanye. Mugende musubscribing murebe n'amakuru duruka gukora ku bintu bya cryptocurrency, aliens, amazu yo guprintinga. Twavuze ibintu byinshi byiza cyane, nimugende mubirebe. Hanyuma rero wowe ushaka kumeza kureba YouTube videos, ngufitiye ni video nshaka kuza kureba. Ni video nakoze ivuga ku kuntu ushobora kugura amazu menshi rwose udahomba ukamenya ikintu cyitwa ROI. Iyi video ni video numva iruta izindi video zose. Niba ushaka umu investor ugomba kumenya ROI. Iyi video ndashira ngaha uze nayo kuyikurikizaho irebe. So and again, niba wiza akantu na gato like, hanyuma usharinge this video. Bye bye.